reka tugatangire rero. Ngo mu gitondo cya kare bwarakeye imvura itangiye kugenda ibura, ngo nashyizemo amajwi kugira ngo numve yenda ko ku makuru hari akazi baranga. Mu kandi kanya numvaga telefoni karahamagaye akivuga gusa, barambwira ngo mama wawe ngo yararyamye, ntago ari ukuba uyu munsi cyangwa ejo, no gukira ntago tubiteganya. Yabyuzura mutuje ukabwirwa ijambo rya nyuma, nigiye mwana agiye nyine wacu bagira igihe nyine bareberaho. Mushiki wanjye tuvi nimwe nawe yarashingiwe ntawe kiba mu rugo. Rebera ubushobozi bwanjye ndimo ndakorera ntago bungana n'ibyo nsabwa. Mana nyagasani niwe utanga iza bino bibazo. Ibibazo bizashira ryari? Matatizo yatakwisha lini? Ako karirimbo rero mwese kabagira mbabwira ni PK Production, PK Studio, turakunda cyane cyane. Ntago tuzigera burya tubatererana, reka da. Ariyo mpamvu twabashakiye uburyo muzajye mubona ibihangano byacu bitabagoye, muzajye mwikura muri African Movie Market. Iyo ni company yitwa African Movie Market, akaba ariyo bashe kuba yakwegukana isoko ryo kugira ngo igicuruza ibihangano bya PK Production, PK Studio. Mambo bado tafarani, mama kanifunza kikabira, nikunde sana haimi yangu, tena nijitume sana. Mubyeyi wambyaye ngo yantoje byinshi mu muco, ndetse nanambwira ngo ngenere indi by'abandi. Zineza ko n'umugore wanjye mfite hari igihe azampunga, kandi byazangora kubera ko wowe niyo nkingi. Iyo byo guhora mubwira ngo nategereze ejo bizakemuka, hari igihe sinabyo azabirambirwa. Rebera uburyo ndimo ndishyuzwa ahantu ncumbitse, ntago nitaba nyirinzu, nirirwa ku muhanda nzerera, maze kuba natera abapfumu benshi ngira ngo nanjye bandebere ko inyenyeri yanjye yakwaka ariko bikanga. Nabaye umutimbwe ku mihanda ku marigara, ariko bikarangira ni kwa kundi. Ngo mimi ndiye mtoto wa peke nyumbani, wananitegemea ngo nije mwana uri iwacu, urebye banteze amakiriro. Ndebera ubushobozi mbona bwonyine ntago bungana n'ibyo nkeneye gukemura. Mana ndimo ndagusaba nke muri ibibazo. Aka karimbo rero mwese kabagiraho mbabwira ni turakunda cyane cyane PK Production, PK Studio, the sound video library. Ibibazo matatizo kila siku tena mimi. Ibibazo matatizo yapo likizo ni furahi na mimi. Matatizo ako karimbo konyine karangire dutangire, nabwiye ni PK Production, the best PK Production, mushuti wa bose. Ibibazo ngo bizashira ryari yo, kugira ngo nanjye nzajye mu bantu nk'abandi nawe nk'abandi. Samuhawe abantu niba mushaka kugira ngo ibibazo byanyu bikemuke, rero mbagira inama. Ngiye kubagira inama shaho, niyo mpamvu mbagira inama. Kaye nami ikomeye izagikemura ibibazo, burya mujye mwibuka no gusengerega. Abantu mwarapaganye, mwabapagani, mujye musenga baremye, yarabazi ko mugomba kubaho. Yamenye ko muzabaho mbere yuko munabaho, baremye muremye wanyu. Somehow you got to play, mujye musenga, ibibazo bizajya bikemuka.